abakobwa bahora bita ku kintu cyo kwita ku bwiza bwabo, ariko ntibite ku kintu cyo kwita ku myitwarire yabo cyangwa se karagiteri zabo. Baba barimo kwitegura ibintu bitatu mu buzima bwabo bigomba kuba uko byagenda kose. Ibyo bintu nta hantu babicikira. Icya mbere kuzaba indaya, icya kabiri kuzaba umudivoruse kubera kutagira ikinyabupfura n'imyitwarire, cyangwa se icya gatatu kuzaba umusingo mother kandi umwe utagira disipurine. Uko byagenda kose umukobwa wirirwa mu bwiza yitakagiza ubwiza, kwagira gute makeup ngira ibyo ngibyo ntiyabicikamo kimwe, agomba kukigira uko byagenda kose. Ibyo ngibyo ntiyabicika. Kandi noneho indaya z'iyi minsi noneho ntizikiba no ku mihanda, ziba mu rugo, zirirwa mu rugo baririmba muri rya zina ngo oya ntidukeneye abagabo, nta bagabo dushaka mu buzima bwabo. We ntabwo ukeneye umugabo, ariko wirirwa muri systeme za family planning. Imiryango niyipanga ngo tuzajya dukoresha agakingirizo cyangwa uri umukobwa udakeneye abagabo, hanyuma udukingirizo wirirwa ugura, wirirwa urimo kumira ibinini ngo birinda gusama. Ko nta mugabo ukeneye, urimo kurinda iki aho ngaho? Nta mugabo ukeneye, urimo gushaka kurinda iki? Uri muri family planning, wo ufite umuryango. Ubwiza ubundi butagira ubwonko muri Afurika bivugwa ko n'umugani w'umunyafurika, ubwiza butagira ubwonko ku mukobwa imyanya ye y'ibanga niyo ibibabariramo. Wowe urimo kuvuga ngo hoya ntabwo nshaka umugabo mu buzima bwanjye, warangiza ukajya wirirwa urimo onapo urimo kuyimaza iki? Uri kurinda iki se? Utazasama ku bwa Roho Mutagatifu yagowe yanarenganye. Nanga abagabo. Hari n'uwo wahoraga ambwira ngo nanga abagabo, ngo abahungu mba numva ntabavugisha, saba kwizerwa. None ejo bundi bamuteye inda. Ibyo bintu imyitwarire bajya banabivuga ngo imyitwarire y'umukobwa niyo ituma aramba ibwami, ubwiza bwo bwamujyanayo. Ariko nibwo ibyo bintu bitatu nubyitaho uri umukobwa, cyangwa se ukirirwa nyine uri muri ibyo bintu by'ubwiza, ariko ntiwite ku kintu cyitwa karagiteri cyangwa se imyitwarire yawe, bitatu muri ibyo cyangwa se kimwe muri ibyo ngibyo ntabwo uzabicika. Uburaya handi uzavuga ngo ntabwo ukeneye umugabo, cyangwa se divorce nyine kuko urugo ntuzarushobora nta bwonko, cyangwa se kuzaba umusingo mother wandirirwa yivugisha ngo ntabwo nkeneye umugabo, urimo gushyira abana bawe mu mitwe yabo ngo uburyo papa we ari mubi. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.